gutangaza ko yatewe n'abagizi ba nabi bari bitwaje intwaro bakamukubita bikomeye. Kambale Wilonja wamamaye nka Jeskizzo cyangwa Kasuku ku mbuga nkoranyambaga yatunze agatoki Badurama amushinja kuba ari we wabamuteje. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, Kasuku yagaragaje ko icyatumye atunga agatoki Badurama ari uko ari umwe mu bari baza aho atuye, bikiyongeraho ko atatinye kugaragaza kumukina ku mubyimba abinyujije ku mbuga nkoranyambaga. Mu butumwa Jeskizzo yageneye Badurama yagize ati iyo ntaza kuba inkotanyi mu bamwandangije nta nkubise pe, kandi nuko mwari mufite imbunda nk'uko mwabyigambye bahaye ijambo ryanjye. Badurama nkunda u Rwanda ku buryo ntanarupfira, gutaha nzabitegura. Jeskizzo yagaragaje ko igikomeye cyamweretse ko ibyamubayeho Badurama bifitemo ukuboko ari uburyo yahise amukina ku mubyimba ku mbuga nkoranyambaga yifashishije ijambo yanashize mu ndirimbo ye yigeze guhurizamo abahanzi benshi, aho agira ati ubiri inyuma ni Badurama. Mu ijoro ryo kuwa 12 zishyira kuwa 13 Mata 2026 nibwo Jeskizzo avuga ko yatewe n'itsinda ry'abasore batatu bari bitwaje intwaro, icyakora Imana ikinga akaboko basiga batamwishe. Ati byari itsinda ry'abasore batatu, babiri bafite imbunda nto, undi afite ikintu kimeze nk'umuhini. Bankubise bya nyabyo, icyakora ntibagera ku mugambi wabo kuko Imana yandinze. Kasuku ahamya ko abamukubitaga nubwo bari bipfutse mu maso ntabashe kubamenya, amagambo bamubwiraga yumvikanishaga umugambi wabo wo kumwica. Ati bankubitaga bambwira ngo turagukubita ku buryo nuramuka ugeze mu ijuru niba uzabyibuka. Kasuku yavuze ko aba bagabo bamwinjiranye mu nzu nyuma yo kwiyita abakozi bajyana ubutumwa mu ngo z'abantu mu gihe bari bageze iwe, cyane ko atuye ku muryango ureba ku muhanda. Bahageze hari gutambuka umukecuru baturanye wari ufite imbwa. Uyu musore uzwi ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko uwo mukecuru wari ubonye umuturanyi watewe n'abantu bipfutse mu maso yegereye umuryango bari bibagiwe gukinga. Umwe muri abo bagizi ba nabi aza kumwikanga bahita basohoka biruka. Kugeza ubu Jeskizzo yavuze ko yamaze kumenyesha polisi y'Amerika ikibazo yagize ndetse n'ubuyobozi bw'aho atuye bamaze kubimenya, akemeza ko yizeye umutekano we. Ngayo nguko ibyari bigezweho mu isi y'imbuga nkoranyambaga. Nk'ibisanzwe njye nitwa Journaliste Thierry, komeza mugire byiza.